ubu nyine nje neza nta kibazo ushaka kwitera. Ariko se mama ubundi byose ntabwo ari wowe ubyitera. Ibihese kandi Reba nk'ubu imirimo yaho muri uru rugo igiye kuza. Ahubwo stop. Urimo uramara amazi kwa amazi ahenze. Uri mu biki? Nuri si mama sindi gukora isuku. Ariko amasuku ubu urabona ntari ikizuba noga rimwe mu kwezi. Isabune irahenze, amazi arahenze, isahani kwiri kuzoza buri munsi na hano kwa Miss Rashira turi bangaye. Ariko se mama nogije aya maso byagenda gute koko? Ntabwo uzi ko hari indwara zituruka ku mwanda. Umwanda wa mbere ni mu mutwe. Ubu giye ufata igitenge na mesho ugahanagura ntago twajya. None se mama abantu barira ku wasane bahanaguje imyanda. Ariko se kuki barakanwa ubundi ni ngombwa ngo ubibwira abantu bose. Uraceceka wa mwana we. Ese naceceka umunsi oya apana no. Umunsi twarwaye za maci. Kukubwira rero. Ubugambo ngo kwiga nushatse gusobanura iki? Ko yabaraje vuye mu bwiherero bwanyu muri uyu mudugudu wacu nimwe mufite ubwiherero busa kuri ntibupfundikiye. Ahubwo icyari kikujyanye uragikoze ntacyo ukoze. Uzi ko umwanda reba nk'aya masahani uzi ko amasaza ava mu bwiherero akajya ku masahani. Ariko siperasi jewe rero niyo mpamvu niyo bagiye gutora inzego zibanze yabaragiye mutajya mubona inota ryanjye rwose. Ubu yomba naragutora bagiye kuri kandidatire ryanjye bakarikuraho. Amagambo akuzanye ndakubaza mu bwiherero icyari kikujyanye wagikoze cyangwa ni wagikoze? Yabaragiye umwana niwe kumva amatafari twabashije gucukura metero imwe n'inusu. Ugiyemo ajyamo amagambo yanyu ntabwo nyumva rwose. Nuko ratacwendera mwana wanjye. Ngwino karibu wicare. Reba nk'ubucwendere mwamukuye mu ishuri. Aba bana banyu ntibiga kandi leta yarabyoroheje amashuri n'ubuntu. Ubu gutanga amafaranga 975 y'ibiryo byarabananiye Yabaragiye. Ubu tuzabagire dute muri ariko sipera banzi ikinyarwanda mvuga utacyumva. Ngewe ndakubaza ubucwenderi wanjye izi urava kuri kimwe ukajya ku kindi. Ubu nayobewe ese ubu koko naba ndo atari bw'ibi bibazo nabisubiriza rimwe. Mwana wa izi nkwi niwe wasinzaniye. Cwendera bayikiyambarana umupira na nyina usaba ari kwiga. Amafaranga y'ibiryo uri kumbwira ariko nawe bara 970 ubwo ni 3 mu mwaka. Ubari imyaka 6 iyo mibare yose ngiye nyagura mu ikigage litiro nagira inshuti zingana iki. Ariko utekera bazanasibira ariko jewe mibare mukora oya. Yabaragiye uri mu buyobe ibi bintu birakabije. Uzi yuko nyuze ku kagari nkasanga umuryango wanyu utaratanga mibare gusa. Abasitari nyine dukora ibitandukanye n'iby'abandi. Umuryango wa Yabaragiye na Miss Rashira ubundi twebwe turi mu isi yacu. Yabaragiye ibi bintu sibyo mwisubireho. Aba bana bagomba kujya ku ishuri ugacendera mwana batanga ubwisungane mu kwivuza. Ntukajya wumva iby'aba bantu bakubwira. Wandi ko nijye uzi bikubereye mwana. Ego rwose. Angenda ahubwo kuzana izindi ntebe. Yego ariko wowe tuzakorana mwana. Yego mujyana byubambirira rwose. N'ubu mama yarari kuza koza ibyombo. Ndiko hari indwara zituruka ku mwana ariko aba yananiwe n'ukuri. Ariko abakura abantu muri mudu ntimubu. Umva rero nkubwira ubundi ahana ibintu byangiriki nuko abakuru baganira mu gashinga amajosi. Are ondoka wenda kure. Umva rero nkubwire nawe Siperansiye ubwo bujyanama wihaye ujye ubujyana handi ariko kwaye na Miss Rashira no. Yabaragiye ni inama nakugiraga birakwiye ko mwagenda wende mbuzi cyangwa najyawa Miss Rashira gasukure ngaho mwiriwe seko mbona zukwiruka habi umurozi uri umusazi mwiriwe madame mbona zukwiruka ari byose naho undi mugabo mwiza oya nta bwiza naho ya nibibazo uyu munsi nibihe bibazo se kandi muri uyu murenge wa Mwogo rwose uyu munsi nasebye
ahantu uzi abantu usaseba ku wa gatandatu umugani w'ababa reka nkubwire rero urabona uriya mafaranga yose bayanyibye kuko izo nkuru ntabwo ushaka kuzumva umva imirongo wavuga bayakwibye ntabwo je narindi kukubwira ngo ureke tuyabyukirize mu murenge wa Sako wa Mwogo koko ariko jewe yabaragiye nzarwana n'abaturanyi ndwane n'ibyo nzu ibimaze kubihaga umugore w'ikakaza ariko ujya wibuka ko tutanasezeranye ubundi aho ni koza nzamvuga amafaranga gusa n'ibintu nk'ibyo umurenge ure ahubwo umva se urumva uranyumvira uyu mugore Nisirashi ibi bintu ntabwo ari byo birakwiye ko musezerana kubana mudasezeranye ntabwo ari byo nibura aho warera uvuze ijambo mugomba gusezerana oya tujye mu bintu byo gusezerana oya ibyo nibyo ndimo nanga ubu se turamutse dusezeranye aka gasuzuguro noneho ni ukujya ageza mu mugongo no ariko umva nkubwiza ukuri wa mugabo njyewe iby'umujyanama avuga nubwo mvunira ibiti mu matwi hari igihe ndyama nkarota cyangwa nkerekwa oya ngwino mujyana urakoze arwubatse narindi ushenye nawe urakoze mujyana rwose nimwumvikane madamu rero haratomboye mu murenge hari ahantu hasigaye hari inzoga zimukubagandabire ujya kwiteza usanze ndine tuvuge gahoro rero rero twirukaho oya ni ukujya umuntu ayikwepera munsi y'ibiti nyine kwaje kurero tubigenze dute amafaranga yantwaye imisoro natwe se turasora baratuzi nzi ko abantu bacuruza ibintu byo nari nzi ko abantu bacuruza aribo bagomba gutanga imisoro naragiye ndinywera none imisoro yabaye munange wa mukorewe ubu bintu ndabigenza ariko rero minsi irashira nubwo tujya tuvunira ibiti mu matwi gahunda za leta bazivugira mu ntama inteko z'abaturage ariko buretse ndaje nkubwire ngiye kwisubiraho gasukore rwose kuko ibi ntabwo ari byo none se hanze nanjye mwongeraho reka